ibihe byiza wowe udahwema gukurikirana ino channel yacu. Mbanje kugusuhuza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, kandi Imana ikomeze ikurinde. Ndagira ngo nibutsa no cyangwa nshimira n'abantu birusizi cyane badahwema kudukurikirana, badahwema kuza kureba byo dukora, ndetse bakunda produits zacu ibyo tubagezaho, ndetse ari n'ubuhamya bw'umusaza rwose wambwira ati nyira n'indi moto natunga uretse TVS, uretse moto zo muri TVS. Arambwira ati naguze moto 2013, ibwo nyine yaraguze moto TVS 75 ira nyine bakunda kwita gikumi, ariko nyine ni TVS 75 Victor Galaxy, ngo ayiguze 2013 miliyoni 2,030,000 rwose, ngo kugeza 2022 nibwo yaje kuba yayitanga ashaka kwigura no moto ya sasi nkane bitewe n'ibintu ashaka kujya ahekaho. Rwose ngo amusubiza 1,500,000 kuko moto yari maze hafi imyaka igera mu 8, ngo rwose ayisubije ku isoko. Ari moto ikigaragara neza, ari moto igisa neza, ari moto nyine igifite igihumeka neza. Arambwira ati nta n'indi moto natunga uretse moto zo muri TVS. Ubwo yaraje kugura ubwo nyine 2022 yaraje kwigura sase nkani, ejo bundi yaje ngo tumere sase nkani Vitesse 5, nibwo nyine arimo kubimbwa. Arambwira ati no sase nkani ndacyayifite kandi moto irimo inungiye umuryango, ni moto mahiraho umunsi ku wundi, nje no kureba iyindi nyiguru umuhungu wanjye. Mpamvu nshaka no kureba gusuzuma ino moto sase nkani Vitesse 5 nkareba ukuntu ikora. Rero nyine kanyuzemo ubundi reka nze tuganire ku biciro ubu ngubu TVS sase nkani igezeho. Turi tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2026. Ubu tuvugana TVS sase nkani Hilux Vitesse 5 nizo ubu ngubu ziri ku isoko. Ni moto rero TVS sase nkani Vitesse 5 na TVS 75 Vitesse 4 ubu ngubu nizo ziri ku isoko. Ndagira ngo reka duhere kuri TVS sase nkani Vitesse 5 ubu ngubu niyo iri ku isoko. Ni moto ihendutse, ni moto ndetse ifite imbaraga. Reka muri tuganire kuri bimwe muri bino moto. Sibundi no moto ninyigura barayimana n'ibihe byangombwa. Ni moto wari buze kuguhana n'ibyangombwa byayo. Ubwo hanga baraza kuguha casque ebyiri nziza cyane, ubwo ni y'umugenzi ni y'umushoferi. Baraza kuba baguha assurance nayo y'umwaka wose, ubundi ukayumara witwarira. Ese ubundi urasabwa igishoro cyangahe cyangwa urasabwa iki? Urasabwa amafaranga 1,930,000, ubundi ukabasha kuba watwara ino moto ya TVS sase nkani. Rero Vitesse 4 ugiye gukaruka mujye mukibuka Vitesse 4 ari na Vitesse nako yingi ni Vitesse 5. Vitesse nyange muko ni moto nyine abantu bakunda kugura cyane kuruta no Vitesse 5, kuko Vitesse niyo bakunda. Sindi mpamvu bayikunda, gusa nyine abantu bose bagira ibanga. Ariko ingi nayo mu bantu bakora mu bintu by'imisozi, ahantu haterera mu mataka ya mu mihanda y'iminombe, siko bamotera bakunda kwita ino mihanda nyine itaba ikoze, mihanda y'inombe. Mu bantu nyine mu mihanda mibi no moto Vitesse 5 irashobora, kuko ni moto ifite ibibaraga byinshi cyane mu misozi, irayibaga. iyi ngiyi rero irimo kugura amafaranga 1,930,000 y'igiciro. ubu ngubu ugezeho zino tariki 18 z'ukwezi kwa 2026. rero akaba ari n'indi moto nziza cyane. Ariko ino moto ikamaze mbwira mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, ikaba no mu rindi bara ry'umukara n'umuhondo, ikaba no mu ibara ry'ubururu n'umuhondo. Rero izi zose bisanga ku ma branch agiye atandukanye y'umuhinde. Rero ari n'uwambaje ati se inote cyangwa se abantu mukora ngo inote TVS 75 Hilux Galaxy yo irimo kugura angahe? No TVS ni Vitesse 4, ni moto nziza cyane, ni moto yasimbuye TVS sase 75 Victor cyangwa se gikumi. Ni moto nayemo kugura 1,000,000 n'amafaranga 880,000
5 bakayiguhana n'ibyangombwa byayo harimo assurance, autorisation nyimba ushaka kuzakorera mu ntara, bakaguhana na kasike ebyiri. Ndagira ngo rero ibiciro amagingo ayangaya niyo bihagaze. Rero tugenda tureba umunsi ku wundi ndetse tugende dukusanya amakuru uko bimeze, ubu nabyo tugende tubibatangariza. Rero zino moto no mu buryo bwa make birashoboka kuba wayibona.